nibyo inzoga zizwi nk'ibyuma zaciwe amajinzi cyangwa se amarikeri. Ariko se wamenye icyo abantu batandukanye babivugaho? Umva nk'icyo Mama Scovia Umutesi ukorera cyangwa se nyiri igitangazamakuru Mama w'u Gasabo TV, KNC, nyiri TV1, Senateri Evode, cyangwa se ibibazo byahaswe Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana, we wumvishe icyo yashubije? Byose urabisanga hamwe hano kuri Bivabi Lens, kandi igitekerezo cyawe nacyo ni ingenzi. Reka tubumve, twumve Mama Scovia Umutesi icyo abivugaho. Ariko ko hagiye gukurwaho izo mu Rwanda, izindi zigasigara izo mu mahanga zikoze kimwe, zo batazi naho zakorewe, batanasuzumye ngo bamenye imashini ziziteka, zo zagumye ku isoko. Ariko wenda ubwo hari uburyo babisuzumye. Ikindi cya kabiri gikomeye abacuruzi barimo kuvuga, bo barimo baravuga bati mwasanze ku isoko iwacu zitagikuye, twazikuye ku ruganda mu Bushinwa cyangwa se mu Buhindi aho bazirangura, mwaretse tukazisubiza uruganda twe rukaduha amafaranga tugakora ibindi ko twavuganye nabo bakatwemerera. Batiki batiwoye hano batiwoye ngo barazimena, kandi ku isi nzima iza rukoro zirakorwa, hanyuma ubwo bavuze ko zitemewe mu Rwanda. Ariko icyo ni Rwanda baretse se zigasuka, keretse ari wowe Messi yazivuze ko zitemewe ku isi, u Rwanda rugafatanya n'isi yose kurwanya ikintu kitemewe. Ariko kubera ingaruka twe zitugiraho ntizemewe nk'abanyarwanda, iyo ntitubijyaho. Bashyire mu mamodoka, bareke iza rukoro zisubire ku ruganda ruzazigurisha ahandi. Niba hari ikintu gihenda n'izi munsi, ushobora gusanga nk'akazungu wakoraga afite izihagaze nka miliyari 10, noneho bakavuga bati ibyo ntabwo bigo miliyari 10 z'umunani. Ariko wagera wareba izo yarazanye azakoresha uyu mwaka zari zihwanye n'ayo mafaranga, none nimuzipakira mukazijyana induba kumena, kandi ku isi zigikoresha inzoga zo muzigarure. Muzigaruye nabwo mugasanga izi nzoga hari igihugu kitazibuza, mwakwemereye umucuruzi akazijyana niba zemewe gusa. Niba bo hari aho bazi isoko ryemewe, babaretse bakazisohora. Keretse izi z'impirate umuntu yagiye agakorera mu murima we, mu rugo, mu gikari. Ariko inganda zemewe zifite ibibogisi bya bigunguru bya blue birimo za etanol, zigisirinze zitaranafungura, bazishubije ku ruganda. Twe kubera ko inzoga zazonze abantu zemewe mu Rwanda, ariko iyi alcohol irimo n'iyindi n'uburyo imeze ku isi mpuzamahanga iremewe, ariko mu Rwanda ntiyemewe kubera ikibazo twagize. Bayireke isubirayo. Ndatekereza message iyo mwayumvise. Katwumve na KNC. Aha babazaga Minister, mumbarize ko hari inzoga yitwa Kiwingu, ntabwo yaciwe ku isoko ry'u Rwanda, ariko aho ikorerwa Tanzania Kilimanjaro TZ barayiciye. Ariko hari n'umugore waruvuze mu gushimangira ibyo muri Kamonyi, aravuga ati ngo umugabo wanjye ngwa Kiwingu, ngo ariko ngo yarahindutse ngo abasusume. Baravuga bati Kiwingu aho ikorerwa Tanzania Kilimanjaro barayiciye kubera ingaruka nk'izi ngizi. Ati hano mu Rwanda ntabwo iri muzavanywe ku isoko. Uru rutonde ni inganda ziri hano mu Rwanda zikorera aha, ariko izinjira ziva hanze nazo nabyo bijyanye nazo nabyo muraza kuzibona. Ngira ngo Kiwingu yavuzweho n'abantu benshi, ntabwo ari yo gusa n'izindi. Reka twe kwarura bitarashya, ariko twavuze ko ibyaha biri hano mu Rwanda byaye byinjira bivuye hanze, byose iyi gahunda irabireba. Ese ikibazo ni ikihe Minister? Ikibazo ntabwo ari rikeri, ikibazo ni standards, n'ubuziranenge bw'ibintu abantu bari kunywa, kandi twabonye ko burimo ikibazo. Kuvuga ngo bidafite ikibazo bizafatwa nk'ibidafite ikibazo, ariko ibigifite tugomba kubihagarika kandi twihuza. Izi nganda zizafunga burundu cyangwa zishobora kuzagaruka zigakora under controlled environment. Hari ikintu nakomeje kugarukaho, ni gute ugira inganda 240 zikora
zikora rike ubwazo. Ese niyo business dushaka ko u Rwanda rugeraho? twe twatekereje yuko mwakunze imisoro mwibagirwa abaturage. yasubiyemo ako kanya. Mwakunze imisoro mwibagirwa abaturage. Uri umuturage, ubuzima bw'umuturage burahenze, nta n'umusoro wawusimbura. Okay. Nka minisitiri w'ubuzima ubwo urabitubwiye. none hagiye kumubaza ku cy'ubushera katumwumve. Akabazo k'amatsiko byatangiye ari ukurwanya inzoga z'inkorano, harimo ibigage ubwo bavangagamo ibyo bintu byose, hakabamo urwagwa. Twumva abantu bavuga batariko urwagwa n'ikigage byaciwe, niko bimeze. Ese ubu ngubu urwagwa n'ikigage turabica bisanzwe by'umwimerere bikozwe mu buryo bwa gakondo? Ese hari amabwiriza FDA izakora na standards z'urwagwa uko rugomba gukorwa? What is the way forward? Nabyo reka abantu wenda babyumva duteze amatwi. Hagomba kuba harajemo urujijo. Natekereza ko aba bantu b'ibyuma nabo baba babiri inyuma. Urwagwa n'ikigage ntabwo byaciwe, ntawaciye amasaka, ntawaciye urutoki. Ahubwo izi nganda zishobora kuba zaraje zigasa zihuta zigatwikira ibyari bisanzwe, bigasa nk'aho ari byo bitaye agaciro. Amabwiriza rero arahari, amabwiriza ku nzego z'ibanze y'uburyo ikigage gitegurwa gifite isuku, kigasohoka kitavanzemo ibyo binyabutabire urwagwa rukorwa. Bagira ngo icyo gisobanuke, buriya ikigage cya 3% na rikeri ya 40%, nubwo byombi birimo alcohol ariko ntabwo byica kimwe. Ariko iyo ufashe ikigage cya 3% ugasukamo alcohol ya 40, warangiza ugashyiramo n'ibindi, amatafari, ugashyiramo itabi, ugashyiramo urusenda n'ibindi byinshi cyane abantu bazi bijyamo, ikizavamo nyine nuko ubuzima buzaharenganira. Ni za mpfu twabonye, ngira ngo nababwiye imibare y'abantu 50 bamaze gupfa kuva mu kwezi kwa mbere, 100 bamaze guhuma. Dufite n'ababaye imbata, imibare nayo turayizi, hari benshi twakurikiranye. Dufite abantu bamaze barenga 11,000 basinze igihe kirekire na n'ubu batarasinduka. Okay, katwumve bamwe mu baturage nabo icyo babivugaho. Ariko ntujye kure, Senateri Evode ijambo rye riracyariyo kandi uramuzi, ntabwo ajya aca ku ruhande. Bagakwiye gufunga ibintu bidafitiye igihugu akamaro nk'uruganda rwa Sorwatomo, nk'uruganda rw'umuceri, ariko Kiwingu bakayihorera. Ibyuma, ibicamutima, ziriya nzoga zikomeye. None se urabona abanyonzi ntabwo banywa esanse, banywa Kiwingu. Abakarani ntabwo banywa esanse, banywa Kiwingu. Abahinzi ntabwo banywa esanse, banywa Kiwingu. Urumva Kiwingu iri mu rwego rumwe na esanse, yayifitiye igihugu akamaro. None se Kiwingu barayifunze, bya Salama barabifunze, tuzakora iki? Bagakwiye gufunga nka Rwanda Fomu cyangwa se Rwatomo, kuko undi muntu ntabwo yaryama atasinze. Hari ibintu by'abakoboyi bari kurwana n'ibyishimo byanjye, aho nkuru umunezero hose bari kwafunga. Ibyo ni ibitekerezo bye, afite ubwo burenganzira bwo gutanga ibitekerezo ukabyumva. Reka twumve n'abandi. Sikweri kamubwire umusa sikweri, katubivemo ibyo sikweri, ubundi babikureho biriya bintu byose byo kunywa by'inzoga bisindisha. None se kariyo nabitse n'icyuma wanyu bitano se ngo ndebe reka wakinwe witsimbye none urira ukarubana nageze aho tubwire ingaruka z'icyuma, kandi nawe ubwawe wihereye urabona bigeze saa 4 ubu biragera saa 8 umeze ubwanje ubu ngubu rero wa muniga kuseka mane. Ubundi iyo nafashe icyuma nkagenda ariko ewana tu mwumva mfite courage za danje, ariko buriya ntabwo ari cyiza. Ikintu wakikabura mu mutima ukaba kiri kugushishimura. None se reka nkubaze, urakinywa kikagushishimura mu mutima, mu gitondo ukongera ukakishishimuza, ukinywera iki kigushishimura? Kugira ngo mfate akariro nyine ntangira akazi, kugira ngo mfate akariro. Ni ukuvuga ngo wiyahura uzi neza kuri kwiyahura? Mbambizi pe. Umusaza ati mbambizi pe, ababizi ko ari ukwiyahura, ariko abagira ngo afata akariro. Iyo ni inkuru ya Ndahiro Valens Papi yakoranye n'abaturage, wayisanga kuri BTN TV. Reka twumve na Evode Senateri icyo abivugaho.
iyo abantu batanze ibyangombwa byo kubaka uruganda bakababwira bati tugiye gukora ibi, hanyuma ndatekereza ko hari ikibazo kiri muri management y'inganda. Ndibaza ko hari na mugenzi wanjye ushobora kuba yari yakivuzeho, kugira ngo turebe iki kibazo cya management y'inganda. Aho umuntu yubaka uruganda bamuhaye ibyangombwa akagenda agakora ibintu bitandukanye n'ibyo bamubwiye gukora. Muri iyi minsi haravugwa ikibazo cy'inganda zikora inzoga FDA yafunze ejo bundi, ariko twajya kureba tugasanga minisitiri ejo naramukurikiranaga, minisitiri w'ubuzima avuga ati bamwe ibyo bakoraga n'uburozi, nta nubwo ari inzoga zisaca, ibintu bishobora gutera abaturage uburwayi n'ibindi. Mugenzura gute ko ibyangombwa umuntu yahawe n'icyo yabiherewe ari cyo arimo gukora, ku buryo umuntu yicara akamara imyaka 5-10 akora uburozi bwica abanyarwanda, tukavuga ngo tubivumbuye nyuma y'imyaka 5 cyangwa nyuma y'imyaka 10? Hari ikibazo cy'imikoranire dukwiye kureba. Muri ikibazo dukunda kubona ni lack of coordination hagati y'inzego. Ubu FDA yafunze inganda, ni mwazihaye ibyangombwa byo gukora. Ngira ngo nyakubahwa minisitiri w'ibikorwa remezo yaratubwiye ngo Rwanda Housing Authority ngo nitanga ibyangombwa byo kubaka inganda. I don't think so. Verify information neza, kuko nikira ni ikigo gishinzwe inyubako za leta, sinzi aho gihurira n'abikorera bagiye kubaka, unless mwaba mwarongereye mandate yacyo. Ariko ibyangombwa byo kubaka uruganda hari ibyo RDB ikora nko ku muntu w'umushoramari, hari ibyo Minicom ikora. Ibyo byose mwabireba, kuko turimo kwibaza umuntu umwe FDA iramufungira akavuga ati ariko nge mfite bya bindi byitwa SMAC ya Rwanda Standard Board, Minicom mufite narika. Hari ibyo bigo kuntu bikora rimwe na rimwe bikagongana, kimwe kikemera ikindi kikacyanga. Ibyo byose n'ibibazo bigaruka muri coordination, kuko ndimo kwibaza ngo ubu Minicom na FDA murakorana gute? FDA ko yafunze inganda, mwahaye ibyangombwa byo gukora, amarezo maze gakora ibintu bitandukanye n'ibyo mwazihereye uburenganzira bwo gukora. Aha harimo n'ibintu biri criminal, gukora ibintu bishobora kwica abaturage, bishobora kwica abanyarwanda, n'ibintu biteye ubwoba. Dusanga mwaranatinze gufata iki cyemezo ahubwo. So murakoze nyakubahwa Perezida wa Sena, in case muza gusanga ikibazo cyanjye kiri out of scope, kigeza kuri nyakubahwa Prime Minister, kuko n'ubundi niwe mwaje gusubiriza. Reka twumve icyo Perezida wa Sena amusubiza. Kuba twarageze ahantu mu by'ukuri ni ibintu bibaje, kuba hari ama licenses yatanzwe, inganda zikora, ariko iyo wabonaga nk'uko minisitiri w'ubuzima yabivuze, iyo urebye izi nganda uko zakoraga wabonaga ko ari uburozi by'ukuri, ndetse bikanajya hafi kuba criminal activities hamwe na hamwe, ko babikaga ibikoresho bimwe na bimwe biri inflammable cyangwa se binakoreshwa. Ariko navuga yuko habayemo kudakurikirana bihagije aba regulators, kuvuga yuko nimba wahawe license yo gukora cyangwa se gutunganya iki gikorwa ugomba kubikurikirana kandi ukabishyira mu bikorwa. Ariko n'abanyenganda nabo kumva ko hari ibintu batakwiye kurengera. So aho ngaho byazasaba inama yihariye kugira ngo tubiganire byimbitse. Ariko ni gahunda ya leta twahagurukiye yo gufunga izi nganda zikora ibi byuma n'ibindi biyoga bitujuje ubuziranenge, ndetse n'andi mabwiriza tuza gukomeza tugaragaza kugira ngo ikibazo tugikemure mu buryo bwimbitse. Katwongere twumve Gakoza Nkuriza Charles icyo bivugaho nanone. Ntabwo arasoza. Ibi rero nabyo ntabwo bigomba kugenda gutyo. This is very dangerous. Icya kabiri, niba banarebe ntabwo ibi bintu byaba hatarimo ruswa. I swear over my dead body, shira ikiganza cyanjye hasi bagiteme. Ibi bitwereka imiyoborere mibi. Tutahunde ndi mu bantu ba mbere babaye critique ba Rwanda FDA guhera ku munsi wa mbere. Guhera ku munsi wa mbere iki kigo you can see wabonagamo ibintu bidasobanutse, ukajya kubona ukabona ibi product biri ku isoko, ukaberwaho byanyu, ukareba nk'ikintu ugasanga urujiro aho ngaho rwarabyimbye rumeze, ukavuga ati ariko iyi FDA yacu, sincerely speaking, what the hell is this? What a hell is that? Niko Kensi ashoje avuga. Ese wowe urabyumva ute? Urabibona ute? Igitekerezo cyawe gisike muri comment. Wibuke gukora like kandi ukande subscribe kugira ngo udacikwanwa n'inkuru nk'izi ngizi. Tubibutsa ko dukoreye inkuru twifashishije inkuru za bimwe mu bitangazamakuru harimo Mama Urwa Gasabo TV na TV1 bikorera ku muyoboro wa YouTube. Murakoze. Mwibuke gukanda subscribe kuri Biva B Rents kandi mugira amahoro n'imigisha.
tubonane mu zindi nkuru z'ubutaha.